byibuze abafana ba Rayon Sports bagaragaza ibyishimo nubwo batsinzwe baragaragaza ko ikipe nyine cyari yabo tu ntabwo shop y'ibintu babona kubera ko ikipe yatsinzwe urabona ko morale ari yayindi abafana ahubwo bari baje biteguye urumva byari gushaka ko batsinzwe bagahita bagenda ibindi byo kapitene wa Rayon Sports yavugaga mu kiganiro atangira itangazamakuru avuga ati umufana nyukuri cyangwa se umukunzi wa ikipe niyo yatsindwa ukomeza kumubona kuri stade nibyo byibi rero turi kubona ubona ko abafana bishimye cyane uruhande rwabo nubwo aboneka twigoye na cyane ko niyo bari kwitsinda bitari kwazana ku gikombe ariko nanone ntawareka kwishima
Yes, bakunzi ba BC TV show murabona rero twari turi kubwira ko twari turi kuri match y'ikipe ya PLFC n'ikipe ya Rayon Sport, aho Rayon Sport yakiriye ikipe ya PLFC. Umukino ukaba urangiye ibitego 2 ku busa, ibitego 2 by'ikipe ya PL ubusa ku ikipe ya Rayon Sport. Umukino wari uryoshye cyane, ariko nashimye kuganira n'abanyamakuru bagenzi banjye bari hano. Turakwakiriye kuri kamera zacu. Murakoze cyane. Umeze neza? Use ngubwire ngubwire abanyarwanda ra? Nitwa Kasude Suleiman, umunyamakuru wa siporo, ukorera ikinyamakuru Umuseke. Ntago ndi ukurambire cyane ngo nkubaze ibibazo byinshi, ariko nashaka uduhe nyine analize nk'umuntu wari uri ku mukino. Hari abantu batari bahari, umukino wawubonye gute? Wari umukino umeze gute mu maso yawe? Bibwe nyine wabwira nk'umuntu utigeze ugera kuri stade. Umupira umukino wari uryoshye, wari umeze neza nka derby iba itegerejwe n'abantu benshi. Ni umukino wari uryoheye amaso, tactically, technically, physically. Ni umukino wari uryoshye ku mpande zose kandi wari umeze neza cyane. Ni imikino 5 iherutse yahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR, aho muri iyo mikino 5 tugerageje kureba imikino 4 Rayon Sport yaratsinze APR inganya umukino umwe. Uno munsi nawe nk'umunyamakuru wategekanyaga ko resultat za APR ubonye nizo wapangaga? Expectingaga ko APR igomba gutsinda, kubera ko APR yari match favori cyangwa se yari advantages cyane, kubera ko ni ikipe ishaka kwerekana ko itwaye igikombe ibimerita. Muri cya mbere, kiri cya kabiri, ntabwo ikipe nka APR y'ubukombe mu Rwanda ntabwo yakemerwa ko ntabwo ari kwemera ko itsindwa nanone imikino ikaba itanu. Kinyarwanda aravuga ngo kirazira kabiri mu rugo rw'umugabo kirazira. Ndumva rero APR yo yari concentrated kandi yagaragaraga ko yari ifite concentration cyane, kandi nanone APR ntabwo yari kwemera kongera gutsindwa na Rayon Sport. Situke Rayon Sport bigaragara ko abakinnyi benshi bayivuyemo. Iyo tsindwa n'aba bakinnyi wenda ntabwo yari kugaragara neza ku ruhande rwa APR, kandi iyo urebye ko nta mukinnyi n'umwe batakaje, n'uwagiye ntabwo yari asanzwe akina. Yes, ni iki cyabuze ku ikipe ya Rayon Sport? Wabwira nk'abantu iki cyabuze ngo ibashe wenda kuba yatsinda no mukino cyangwa se binganye? Rayon Sport yabuze umuride, yabuze abantu bafite icyo bita experience cyane. Ko urebye ukuntu bakinye basa nkaho bari under pressure, bakinaga basa nkaho batafite confidence. N'ufite confidence ukabona ararengere, kandi mu mupira iyo ubaye off confidence akenshi usanga ukoze ereri bikaba byagira impact kuri ikipe yawe, ukaba wanatsindishwa igitego. Ntago umuntu yavuga ko habayemo no kuvuga ati n'ubundi ikipe irandusha amanota 10 ntago nzayakuramo, hakabamo nko kwirara hagati ku bakinnyi ba Rayon Sport. Birashoboka kuko Rayon Sport yaje ntakiharanira, yo yaje ivuga ngo irakiriye à l'aise, ni tsinda ni dutsindwa ni football. Bigaragara ko bo bashatse gukina, ubona badashaka gushyiraho pressure cyane, ariko Rayon Sport bito APR yo yaje ifite target, yaje ifite intego, yaje ivuga ati tugomba gukonveka, yaje ivuga ati ntabwo twongera gutsinda. Bigaragara ko APR yo yari hejuru cyane, kandi iranabimerita no kubitsinze ibimerita. Suleiman, nk'umunyamakuru wa siporo, nakubaza nk'akantu kanyuma tukigendera. Wabonye gusimbuza ku ikipe ya Rayon Sport aho basimbuje uwitwa Bugingo Hakim hakinjiramo Ganijuru Ishimwe Eddie. Bamwe mu bakinnyi bajyaga bakinana ugasanga Ganijuru yigiye imbere, Bugingo asigaye inyuma. Mbega kuri gusimbuza ku mutoza yaba ari amahitamo nk'umutoza yakoze sawa? Amahitamo y'umutoza yakoze sawa, ariko nkanjye nk'umwanaliste cyangwa umunyamakuru nabonye ko bitari byiza, kubera ko Bugingo ni umukinnyi ukina wataka, Ganijuru ni umukinnyi ukina defensive. Ahubwo nabonaga wenda Arsene kuko wabonaga match yamurenze, ubona asa nkaho atari muri match neza, nari kongeramo Ganijuru imbere. Noneho kubera ko bose ababoshe, umwe yajya azamuka undi agakuvundi, ariko kuba yakuyemo Bugingo Hakim mbona ko yanamukuyemo nta nikosa yambaye yaba yakoze. Sinibaza impamvu yamukuyemo, mbona ishwa z'umutoza, ariko iriya substitution ntabwo yari nziza cyane. Tugushimire cyane Suleiman. Murakoze cyane.
Mutima afashe risi. Mutima afashe risi. Niyo mitima aransetse. Yego ko mana yanjye. Hadi nyimaze imyaka sana.
Simone